ndashaka kubaza rero hano twaje bahita ngo iki ni mu Gifenesi. Mu Gifenesi cyangwa abantu bisiri izina bavuze ngo bagita ngo iki mu kagari ka Musave. Musave ngo hari n'indi zina bahita Kukabasazi. irindi zina none muri Kayumba ngo ni muri Moroge ni muri Moroge. muri Moroge nesemere witwa nde? Nitwa Tuyishimire Olive utuye hano iyi santere se? Ndagangika naho ntuye. Nukugangika nukugangika yego kubera iki byagenze bite kugira ngo wisenge mu buzima umeze gutya? Byarananiye gukodesha inzu. Yo mpore wabuze ubushobozi butuma ukodesha inzu? Byaranze. Yo sorry nukuri rero ngewe impamvu nje ahangaha ndagira ngo ngane natoge bahangaha kuko hano hari izina bahita gero bise ngo bahita muri Morgue. Impamvu bahise muri Morgue no kubera iki? Hano habera iki ubundi? Iyi santere iberamo iki? Ahangaha indaya nyinshi ariko zitafita ubushobozi. Dafite ubushobozi. Nese kugira ngo ubindaye wabitewe n'iki? Ariko hano ngo baba baranduye sida iki n'iki? Yewe ahubwo iranyishe. Ye? Urayifite? Kuki udakoresha Pridasi? Kandi Bless nzimwereka. Urazigenda nase? Do. Singizo na oya. Biki? Izi namuhaye. Njyewe turi kumwe. Izi nizo namuhaye. Nukuvuga ngo banterateranyiriza nkabona aho ndyama. Yego. Kandi bakampa n'ibiryo nkabaza nkarya nkaga. Yo. Kwanza kuryo gahaga. Kuko inzara irangije. Yo. Wera kujya ryari wari? Ya kujya ryari? Ejo bundi nibwo mperuka kurya. Ejo bundi. Niko. Ese ori abana bawe ujya kubasura? Uretse umwe nyine ajyaza nkamugurira indazi nkamubwira ati genda. Yo. Aho ubundi ageza kunsura. Uwo mwana wawe? Akagusanga mu muhanda? Nanjye nkamushukubuza ati taha. Kubera icyo umwirukana? Nuko nta hantu naba mfiteho kumushyira. Nanjye nareba ukuntu ndi hano hanze. Ahita mvuga ati taha utarara hanze kandi ufite ahantu uryama. Uri harano wambwiye ngurara hanze nibyo? Ndara hanze pe. Naho mfite mbayo bigeze nka nimugoroba. Nibwo ntangira kujya nibasa ariko kumanywa. Ese witeguye uramutse ubonye nk'umuterankunga kuba wava muri kano kazi k'uburaya? Nakavamo. Uko nanjye ubwanjye ndabyumva ndashaka kukavamo kuko buraya nta cyiza cyane nakuyemo. Uretse sida nakuyemo nta n'ikindi. Sida? Yo. Uri ufata imiti? Njya gufata. Reka twongeye tubaye kaze kuri Rwiza Empire nkuko bisanzwe rero uyu munsi reka twongeye tubaye kaze kuri Rwiza Empire rero turabakunda abantu benshi bakomeje kudukurikirana tubahaye kaze kuri Rwiza Empire rero uyu munsi ndi kumwe na Olive mwakunze muri benshi. Olive bamwe bagiye batwakana nimero ngo babasha kumushyiraho ubufasha. Rero Olive twagiye kumureba kugira ngo abaganirize ababwibye ko bimeze. Olive tuguhaye ikaze. Murakoze. Ngerijwe. Murakoze. Nitwa Tuyishimire Olive. Nkaba ndi mu buzima bubi butanshimishije. Navutse 93. 93? Yego. Ubwo ababyeyi banjye barapfuye. Ababyeyi ngira nabyirutse nsanga ndi umwe. Ngerijwe uri? Nabyirutse nsanga ndi umwe iwacu. Yego. Umuryango wanjye numva ko mfite nawe waranyanze. Yego. Ntago bankunze. Yego. Ariko ngewe mba numva ko iyo ndi kumwe n'abantu
bandutira umuryango yego bitewe n'uko wenda hari ikintu bagenda bamfashaho gake gake. yego uri karame wisanze uri umwe mu muryango wanyu bavuga ko hari ikinege bimeze bite? ngo navutse ndi umwe. wavutse uri umwe kandi nanjye mbyiruka mbona ndi umwe. warerewe he? narererewe kwa marume kwa nyokorome ubyara mama wanjye. rero impamvu ubushize naje gukora inkuru hano usibye ko nafite nza kuza kuyishyiramo ukavuga ati genda indaya, ariko nkabona ufite amarira menshi, urumva nkabona ufite agahinda, sibyo? urambwira ati jewe mbonye ubushobozi kano kazi nakavamo. ndavuga niko ko uyu muntu ashobora kuba agahinda afite amarira afite wenda abonye umuterankunga kano kazi kubura yakavamo. rero nagira ngo abanyarwanda babwire icyatumye ibyo mu kazi k'uburaya, mbese ubabwire ikintu cyose ko cyagenze. ubwo rero kwa nyokorome impamvu nyine marume yaranyirukanye njya mu cyaro, aravuga ngo ntago yatunga abagore babiri. ngo abagore ntago ngo yatunga abagore babiri. ari nyokorome se? abonye nyine maze gukura aranyirukana njya mu cyaro. aho ngiriye mu cyaro nsanga naho ubuzima ni bubi kuko ni naramenyereye ubwa Kigali. yego ndaza nzi Kigali njya gushaka akazi ko mu rugo. maze kugashaka niko kuba banteye inda nyine njya mu ntara nanone ndongera ndazamuka. ari umuntu wambwiye ngo wakoreye Anita Pendo. Anita Pendo baguteye inda uba kwa Anita Pendo? oya nari narongeye nisubiraho umwana amaze kumutanga njya kwa Anita. kuko se waramukoreye? naramukoreye mu kazi ko mu rugo. ubwo ujya mu cyaro? ubwo nyine nakoreye Anita Pendo n'ubundi ndinaha nk'uko wanavuga ati ngwino nkwereka akazi. njyayo nyine urabona umukozi wo mu rugo hari igihe wenda nawe akosa bitewe n'uko wenda aba nta buri kintu akora mu rugo rw'umuntu bagahita bamwirukana kuko ntago aba ari umwana wawe. ubwo rero navuyeyo mpita nongera nsubira muri ubu buzima nyine. wagiye mu cyaro uvuga ati ngewe akazi ko mu Rwanda gahaze ngiye kwisubira mu cyaro? nagezeyo nyine baranyamaganye nongera ngaruka i Kigali. nibwo rero mpise njya muri ubu buzima bwisangamo gutyo kuko n'ubundi akazi ko mu rugo karananiye. nanjye noneho nareba ukuntu ndwaye sida, nareba ukuntu ntari bye ahantu gukorerayo n'abana b'abandi ntazarendaho mbanduza. mpitamo kubyihorera ndavuga ati reka ngume muri ubu buzima. pole ni ukuvuga icyakuje kujya kwa mu rugo nuko nahise nasanze ndwaye sida nanga kwirirwa njya kwica abandi bana b'abandi. none se ndibaza ninde guteye sida? uri sida ngewe nagiye kwipimisha nsanga ndayifite. ntago namenya uwanteye sida rindi. ntabwo wamenya? ntago namumenya. waje gushaka umugabo se? tunyurimo muri make y'uko bimeze. naje gushaka umugabo nyine tumarana nk'imyaka 2 nyine tubana ntaranabasha kubyara ngira ngo mbanze murebe. aho maze kumubona tumaze kumerana neza nta kibazo mba ndatwaye ndabyara. maze kubyara niko guhita yongera aranta, ariko nabwo twashakanye inaha ataramera gutyo. ariko ubu ahita abona undi mugore. mwashakaniye hehe? twashakanye muri izi karitsiye ubona turimo. ubwo mbonye nyine ubuzima ntangiye kubugira mbaye mubi nyine abashatse undi mugore nyine uruta. ubaye mubi gute? nari ntangiye nyine natwaye inda nyine. burya yo washatse umugabo ugatwara inda atari umuntu wo kubaka araguta agahita asanga abandi. nuko byangendekeye. uwo mugabo se yakuzije icyo ari? cyangwa ushobora kuba warakomeje ukagira imyitwarire mibi? oya imyitwarire mibi nari narayishyize hasi. yego ariko ukuntu nyine yahoraga nkubita ahora nkubita abaturage ati rero
nutamureka azakwica. Ubwo niko nanjye guhita mureka mpita njya muri ubu buzima nyine waje unsangamo. Ndabona ufite inkovu mu maso, ufite inkovu mu gahanga, izo nkovu zose bimeze bite? Izi nkovu ni amacupa bagenda badukubita mu kabari. Amacupa? Ubwo ni amacupa bagukubise aho ngaho? Iyi nkovu mfite ni icupa bankubise. Bakuziza iki se? Uwo mudamu twari dupfuye umugabo. Abankubise. Ubwo nyine uwo mugabo yaramuterese nyine mu kabari. Nanjye ngiyeyo mbona nawe ahise amuvaho ahita aza aranyegera nyine angurira inzoga. Arangije abonye uwo mugore ahita agira ishyari abankubise vide. Uko byangendekeye. Nese uriya igihe cyo ndimo nibaza sibyo? Habaho uyu muntu afite amaboko abiri n'amaguru abiri. Kuki utavuze uti reka shaka akazi mve muri kano kazi k'uburayi? Byagenze bite kugira ngo urebe gushaka ibiraka ngukorere? Ndabona ufite n'imbaraga. Kuki utashatse akazi ushaka uturimo tw'amaboko ukore? Ntago ari uko wenda nta bushobozi bwo gukora mfite, ahubwo njye ntaranga muntu njya ngira, bayitaye muri wese. Noneho ntago nta ndangamuntu ufite? Ntayo ngira, ntarangamuntu mfite, bayitaye muri toilette. Ninde wayitaye muri wese? Ni umugabo twabanaga. Hanyuma se ariko nzi ko iyo utaye indangamuntu ugira ujya gushaka indi biba byemewe? Biremewe ariko nta nimero zayo ngira. Birasaba kudekarara nkajya ku irembo. Ariko kubera ko nta mafaranga mba mfite, niyo mbonye nayo 500 nta kintu amarira, nanjye simpaga. Ntuhaga? Ntago njya ngo mpage. Ubayeho nta ndangamuntu ufite? Nta ndangamuntu ufite. Se haje imikwabo ntibakujyana? Ubwo nyine bazanye mpita njya kwihisha nkanga kubiyegereza kubera ko nta ndangamuntu mfite. Ariko ushobora kuba ufite kandi gahinda, kuko buri gihe nkunda kubona ufite amarira menshi. Niko ese abana bawe ujya kubasura? Uretse umwe nyine ajyaza akansuhuza kubera ko ari umuvandimwe mumufitiye, nanjye nkatinya kujyayo kubera nta mwenda afite, aza nsanga gutya mu muhanda, nanjye naba mfite nayo 200, nkamubwira ati mwana wanjye genda, nkamugurira irindazi nkamubwira ati genda, aho ubundi ageza kunsura. Uwo mwana wawe akagusanga mu muhanda? Nanjye nkamushukubuza ati taha. Kubera icyo umwirukana? Nuko nta hantu naba mfite ho kumushyira, nanjye nareba ukuntu ndi hano hanze, ahita mvuga ati taha utarara hanze kandi ufite ahantu uryama. Hari abantu bambwiye ngo urara hanze, nibyo? Ndara hanze pe, naho mfite mbayo bigeze nka nimugoroba nibwo ntangira kujya nibaza, ariko ku manywa gutya mba numva nta kibazo, ariko bigeze nijoro nibwo ntangira gutekereza. Ndarize iyo bwije nibwo utangira gutekereza aho uri burare? Nibwo natangira nkitekerezaho. Wayeho nk'inyoni? Ahubwo nambe n'inyoni nazo ziba zifite ahantu ziryama busa, hanjyeho ntaho pe. Nta muyobozi wigeze wegera ngo nibura agushakira aho kuba? Inaha ubuyobozi bw'inaha ntago bwumva abantu, uko ari abantu banyumva ntago bazi ko nanjye ndara hanze, ntago babiyobewe, ariko ubwo bufasha ntago bajya bamumfasha. Warabibabwiye se? Nabibwiye na Ngabo. Ngabo akora iki? Ni uw'isibo. Ni uw'isibo? Umubwiye ko urara hanze? Namubwiye ko ndara hanze. Ngabo guhita bakora ubuvugizi nibura ngo bagire bare icyo babafasha? Ubwo buvugizi ntabwo adukorera.
ujya hanze ukaryama ntabwo se uraryama ahubwo ubwo ni ukuryama ntabwo ndyama ibitotsi biba byenda kuzanyica. ubushize nimba nibuka neza wambwiye ko iyo ubonye nk'umugabo ugucyura uvuga ati nyine iyo mbonye umugabo ncyura arara anyicundaho nanjye nkumva agahinda karanyishe nkanabyuka mvuga ati ubu nta nubwo nakongera kujya kurarana n'abagabo batagira icyo bamarira nanjye narangiza nkahita ncika intege niko guhita ndara hanze. kereka yenda yambwiye ati ndagwa n'icyo 1000 cyangwa ayo 500 nibwo mpita njya kuryama kandi nabwo ntaga asinzira arara nanjye anyicundaho nanjye bigatuma nanjye mfite icyo kibazo. nese uri karame nta kazi k'ubuyede kabonekara inaha nuko afite ntiyakama kuko abazi yuko naraye hanze nta mbaraga afite kubera ko abavuga ati siyanariye niyo njerekani ntiyajya kuyikora ngo ayishobore niko bamfata niko bamfata ntago bakama nubwo afite ntago yakama yabazi ko nta mbaraga afite. ese ntabwo wigize ujya mu ishuri ngo wige ntabwo wigize ujya mu ishuri? nagiyemo nigaga hano mu Giporoso hano i Remera. hanyuma utakomeje marume nyine yarambwiye nanjye nari mbayeho nabi yego naye ngiye nahabwira nk'umuntu amubwira ati wanguriye amakayi nkagenda nkamubwira ibibazo mfite namara kubimubwira uwo muntu nabibwiye yahora na marume akamubwira ati ni gute ufata abana bawe ukabagurira amakayi ibintu byose ukabibaha kuki uriya we nta kintu umumarira. ubwo rero niko guhita mbwira ati uransebya ngiye kugutegera utahe niko kuva kwa marume. ese ubwo iyo wijya nko muri orphelinat ubwo se ariko ntabwo waje primaire? ntabwo nayirangije nagarukiye mu wa 4 konyine. wenda iyo ukomeza farije ariko kurihira ariko ntabwo byanshobokeye. ngo byagushobokeye. hangane Imana irebera iki? irebera ipfubyi. babanga Imana irebera ipfubyi ntihumbya. nawe rero rwose wenda ariko Imana izakora nukuri Imana nukuri binkorere nukuri. hano hanze hari abantu bafite umutima wo gufasha, umutima w'urukundo kandi ndabona ufite imbaraga wabashe gukora. ubu nk'ikintu ubasha gukora ni iki ori? jewe nacuruza kuko mfite akaboko ko gukora nuko nyine benshi mu myanya y'intoki ariko gukora ndakora. uko wakora ese wumva nk'igishoro cyagufasha kuva? ese witeguye uramutse ubonye nk'umuterankunga kuba wava muri kano kazi k'uburaya? nakavamo uko nanjye ubwanjye ndabyumva ndashaka kukavamo kuko buraya nta cyiza cyane nakuyemo uretse sida nakuyemo nta n'ikindi. sida uri ufata imiti? njya gufata i Remera. ufata i Remera. ejo bundi nkora inkuru hari umuntu wanyandikiye ambwira ngo bazaza kubaha imiti ngo nzabazanire aha ngaha babaha imiti. njya gufata i Remera. ubwo kandi bisaba gutega? ndagenda nkatega hano ko ibisi. ariko hano hashobora kuba hari sida nyinshi. yego ko abantu bose barashije nuko nyine bo batabasha kubivuga. ari njye wagaragaye nkabyivugira ariko nta muntu ugipfa kuvuga ukuntu abayeho. ese uri kucyubahisha kuba bafite sida? buriya hari igihe bavuga ati nimbivuga uwo mugabo ntago yanjyana azi ko ndwaye. rero niyo mpamvu abantu benshi bakunda kubihisha. ariko njye ntago nahisha indwara n'ubundi ejo nzapfa. niyo mpamvu nanga kubihisha. nizere ko ufata imiti neza uko bikwiye. mfatira i Remera. rega sida ushobora no kuyandura ukamara n'imyaka 10 na 15. ubana ubu nguyu igihe kingana iki? ubundi n'amezi 3 bimaze kujya kwa muganga.
nabwo impamvu nabimenye ni abantu baje gupima inaha b'abaganga biremera nanjye ndavuga ati wajya kureba ukuntu umeze nsanga n'ubundi ndayifite niko gutangira barampamagara barambwira ngo ejo nzaze banganirize ngeze basanga n'ubundi ndayifite batangira kumpa imiti ubwo maze nk'amezi 3 ndi kuyinywa uri kuyinywa Ana y'isi nijoro ibaze ko hari abantu basigaza nabwo ntago njya nk'uko bikwiriye n'utwo dufiriti nyine two muri resitora twa 500 nabwo nuko turya ntahaze ubu simperuka kurya nk'umuceri ntawe mperutse pe ubu nawe mba nifuza kuwurya ariko nkawubura uko ipura yo muri resitora irahenze nese ubundi watekera he ko ntawe afite aho gutekera uva muri make buri gihe urya muri resitora buri munsi njya muri resitora yo nayo ujya muri resitora se wabirya bikaguhaza niko mana yanjye ori karame ubwo ikintu wisabiye ni ibiryo nsabye ibyo kurya nsaba naho kuba n'agashoro gatoya ibyo ngibyo ibyo kurya byo ndabikugurira sibyo urakoze ahubwo icyo kirakemutse ahubwo saba ikindi kintu ubona cyagufasha kuva muri ubu buzima kuko ibiryo ngenda shaka igishoro icyo kintu nshaka igishoro ubona cyakuvana muri ubu buzima ni icyangahe ori yewe ntabagondoje nabo ni abantu bampaye nka 200 nacuruza akabotike bampaye na 30 nacuruza nk'agataro 30 havamo agataro se nakavanamo ako 30 se rumva warara hese nyine ni ikibazo nyine nanjye mbonye icyo gishoro nabanza nkakuramo ay'inzu nkabona kujya kurangura ubwo nsabye menshi ntari kubona ntacyo nta kintu byaba bimariye bo bazangenera uko bazabya babibona uko babona bifashije bazamfashe gutyo uko ngiye gusaba naba ndi gusaba ntegeka niyo mpamvu ntabasha gusaba ngo mvuge n'amafaranga nshaka kandi ntayo ndi kubona ayo bazampa ayo ngayo uko Imana izajya ibashoboza ariko bazajya babinkorera ubusore ko na telefone ufite bashatse kugutera inkunga babigenza gute hari nimero ufite y'umudamu ukorera hano muri izi karitsiye ahita ambwira ntago yabura kutambwira kuko nabo baba babona ndi mu buzima bubi nuko wenda nabo babura uko babigenza bahita bambwira ati hari umuntu ugushaka kuri telefone ubushize hari umugabo nanaga muri kumwe uriya mugabo ni umugabo wawe bimeze bite oya uriya ni umuntu nk'uko yakigendera twabashije gukinana ariko nta mugabo ngira njyewe ukeneye umugabo ubu ngubu ufite imyaka ingahe uri 32 kandi umuntu akurebye yagira ngo ufite 45 ndakuze ariko nyine mfite imyaka mike yanavutse 93 baba we ni imibereho nyine mibi niyo yangize gutya ubisengeye rero byereka Imana ikoreye mu bantu sibyo yego uzagukenera uzabona tugarutse tuze tukurebe nkuko wabonye uriya musaza batangiye kumuhindura batangiye kwitanga amafaranga de twamukodesheje inzu agiye kuba arimo nawe rero umujyaneza wese ubona iki kiganiro akumva afite umutima wo gufasha uri kandi nzi neza ko ubuzima buzahinduka nanjye njya nizera
ubuzima bwawe buzahinduka ni ukuri mfite icyizere nanjye ndizera. ujya wizera Imana? Jyana nasenga rimwe na rimwe ariko iyo byanjemo. Tujye gusenga buri cyumweru, ugenda usenga ubyereka Imana. Nko kutajya gusura buri cyumweru, kutajya gusenga buri gihe biba byagenze bite? Nditinya kandi nanone nta myenda, ntiwagenda udafite imyenda nk'uyu nguyu umwenda nambaye nkuwe mbashije gutira kugira ngo nkoreshe video babone ko nsa neza. Uyu mwenda wawutiye? Ngutiye umudamu twe hariya, ndamubwira ati ntizi iyo kanzu nyikoreshe abantu bambone nsa neza kuko nari nambaye ibintu bisa nabi. Urababaje ubu abantu baragufata gute iyo bakubona muri karitsiye umeze gutya? Inaha bagufata gute? Inaha nta mpuhwe bagira, buri wese yirebaho. Ntabwo bambona gutya ariko nta kintu bamarira, nta n'ikintu bagufasha. Ahubwo byarenga uwakura akaba ari uza kugira ikintu yamarira, kubera ko tuba twirirwa twisigana niyo mpamvu nta kintu bamarira. Man. Okay. Uri karame. Rero turagiye. Urumva? Yego. Ikiganiro kirarebwa n'abantu benshi batandukanye, sibyo? Turashyiraho nimero zacu, uzagukenera azaduhamagara tugutumikire, kandi n'uzatanga ubufasha tuzatuzana kamera twongere tubereke ko ubutumwa baduhaye tuba twabusohoreje nyirabwo. Ni ukuri kandi pe gifite icyizere. Ni ukuri mfite icyizere 100% ko rega bino bintu ushaka kubivamo by'ukuri. Urabirata ngushaka gukira indwara arayirata. Nge ntago nabitinya kuko kandi cyane ko n'abanyana bagufitiye impuhwe muri comment ati baba ati uriya muntu twamufasha iki n'iki, ari no mpamvu nagarutse. Ni ukuri ufite icyizere ko nawe bizakunda? Mba mfite icyizere, niyo mbabonye mba numva umutima wanjye ukeye muri kuri njyewe. Uhita wumva uruhutse? Mba numva mpise nduhuka. Nawe ni ukuri nanjye mfite icyizere. Imana ikoreye mu bantu kandi abantu babereyeho abandi, abantu babereyeho gufashanya. Ntabwo wagira kuba waravutse uri umwe ukaba n'ipfubyi. Imana iragiye icyo ikora, sibyo? Ni ukuri ni igikora. Tuzagaruka ahangaha nzi neza yuko tuje kubwira ati Oliva va muri wa mubu wa nijoro, dore inzu ngiyi, dore igishoro kora, sibyo? Ku buryo nawe uzatanga ubuhamya ukavuga ati Imana yangiriye neza. Ni ukuri nzayishima. Yego. Ariko icyambere ni ugusenga. Ujye uryama usenge, n'ubyuka usenge, wiragize Imana, sibyo? Yego. Ngaho rero turasoje, ikintu ubwira abanyarwanda hanyuma dusoze. Cyo nabasha kubabwira nuko Imana yabakoresha akabasha kugira ikintu bamarira. Kandi na Imana izajya ibaha umugisha. Uko iki gikorwa abantu bagomba gukora nabo najya mbashimira kuko n'ubundi ubuzima ndimo babashije kubunkuramo. Ntabwo Imana yabura kutabaho umugisha. Yego. Okay. Cyo nicyo nabasha kubabwira. Sawa rero Oliva, Imana ikurinde. Naho ubutaha tuzasubira, tuzakuba hafi ko dushoboye, sibyo? Murakoze. Yego.